nyine ubushize warambwiye ngo umwana mubabu wa nyina ubwo n'ubundi ugiye kongera kubisubiramo. reka si ubwo nshatse kuvuga ahubwo rero nshatse ko kubibwirira kuba batampamagaye ujya munsi ngo mumaze niba naragezeyo negere nagerereyo. mama ayo maso nkanuriye niwe ndi bukuri igisubizo. izo utazi aho bazicuruza icyo nzi cyo ni umuntu uyitanga, icyo nzi cyo ntabwo bazitanga bazitangiye amafaranga. okay ubwo ndabona ushatse kubigira urugamba noneho nanjye ndi ready kururwana. sawa ntaribi sawa ubwo genda ntacyo nzagukumbura gusa nubwo mbizi ariko sinzi uko bikorwa. ariko se kumuhamagara kuko ibintu byo kumuhamagara ariko se ko mukunda koko ntabigirane ariko Mujinga ashobora kugira ngo niwe mukobwa mwiza uriho ibintu byose agashaka kunyobora. Je ne sais pas, ntabwo ibyo bintu nabyemera, ntabwo bishoboka. ariko n'ubundi nubwo nihagararaho cyane danje kuko ndamukunda pe, ndamukunda rwose. se mama namuhamagara cyangwa ngi wabo umukobwa rwose, umukobwa nawe amaze kungera ahantu n'ukuri kandi one day nimuhaga rwose sinzi nanone ibintu byo kujya iwabo. reka nze ndebe yuko napfa kumuhamagara kuko ndikumva namukumbuye kandi aka kanya nibwo dutandukanye, ariko ndebere namukumbuye pe. ariko koko urukundo ni impumyi, ubundi ubu wambwira ko namukundiye iki? harya yaravuze ngo nturi mukecuru, ego kowe uri n'inkumi bwo, ariko noneho ndumiwe. ubu bazajya baza kuntereta nawe baguterete koko, abasaba bahahurire. se ko mbona utavuga ukatunura gusa. ariko mwana wa njye cyakunteje muri ibi bihe. mukecuru nakwambujije kukwita mukecuru rero nibajya ari kunyica. icyo nkeneye rero nkumi rero ni ukumenya data wambyaye, nta kindi numara kukimbwira umva umwana n'umubyeyi rwose bizaba pata. nzarebe se ngo uhomaho uzamwemera. wamomoye kuri ndetse kugira ngo unyere kumpomaho. umva rero nkumi, abo mpomaho simbakeneye sinabashaka, nkeneye kumenya data wambyaye nta kindi. Batinze yaba yabaye iki? ndabona yifashe. Alo amaye. alo ye se nkuko yambwiye ngo ntago azankumbura birangiye koko. baba we nabigirane, reka nongere nyicishemo. amaye. alo sheri umeze ute? ko numva se uri mu biki ko numva ntari kukumva neza? iki nahura nagukumbura se? nagukumbuye nyine se na n'ubu ntago kuko wari wacururuka. ego ko oya da, ibyo byo ntago byakunda rwose, ntago byakunda pe. wansanze handi se tukavugana nyine, hansange uze tugire utuntu tuvuganaho.
ukomanga ninde se ye yinjira kwego uraho mwana wa uraho nyiramwi uraho ndaho mama yo niko se mwana wa ariko wabaye mwiza ishuri ryakuguye neza rwose none se nyiramwi kuje igihembwe kitarangiye baranyirukanye da yego mwana yego ndagerane yego yicaraho ndatakira ndetse yewe we uyu mwana wanjye rwose koko ubu bamwirukaniye iki ise nzamubwira ngo iki ariko mwana we ngiye guhamagara mubwira ngo n'umukobwa baramwirukanye koko ariko mwana we maye urahageze ariko se iyo uri kwivugisha ariko ibisazi koko bitera kwinshi ntago nasaze maye aya wasaze none se nasaze mushiki wawe ngo baramwirukanye araho ngaho umva reka nkubwire sibyo twubahane utambeshya kuko nanjye ndamutse nkubeshya byakurya hano ariko mayeri we ubu sensare nguriya mushiki wawe arahari si nguriya cyore kagira inkuru none se mukomere nako muraho muraho da muraho ampaye none se mwajya mwarangiza amasomo oya banyirukanye bagize bate banyirukanye oya bivuge mu kinyarwanda ntago ndi kukumva banyirukanye habaye iki nakosheje ariko mana y'isi n'ijuru we ariko ye ngo wagize ute wakosheje iki nakosheje niko muko aka kanya utangiye kwigira ishyano icaraho muko icaraho niko icaraho nanjye bamereye nabi ngo nigize ikirara ngo iki n'iki none nawe si ubwo muko ibyanyu ntabwo byoroshye reka nzaba mbarirwa reka nze ndaje tu yayifashe se ye arayifashe alo sheri bite madamu wanjye ngewe ni byiza buke byagendaga buhoro amakuru y'iminsi mu rugo mayeri ndetse n'abandi biragenda yewe yose wagize ngo ntidufite ikibazo kirekire noneho ikibazo ntago kikiri mayeri gusa umukobwa wawe ngo bamwirukanye byagenze bite se kandi yego ko mana yanjye nyiramwiza wawe rwose ngiye kubona mbona nshomeje amahembe ubwo njye nsohotse mbuze icyo kuvuga njya gushaka telefoni musiganye ari kuvugana na musaza we sinzi ibyo barimo nta nubwo yaba yakubwiye icyo yazize se uwo mukobwa nawe icyo azazanira azagifatisha yewe ntago nabona icyo mbivugaho uramubaza akahumiriza akirebera hasi gusa imvugo ye baranyirukanye yego wabibazo we umusaza none se ko numva uvuga upfunapfuna yaho se bikumereye biti wahora n'iki ko nageze iyo njya amazi akaba nabi kaye gripe kakaba byakomeye warivuje se baravuga ngo ndeye ko bwacyo wenda bizoroha bikarangira byanze yewe ihangane ariko se ubwo uzaza gukemura ibibazo by'umukobwa wawe ryari gusa nyine usibye yuko nari mfite gahunda yuko muri iyi minsi namanuka nkajyana no mu rugo nkaza gukurikirana ibya mayeri nkareba nawe uko bimeze gusa hari igihe twigize kuvugana nawabwira niba ngarashaka ngo nimba ari ikibanza ndashaka kureba nanjye muri ino minsi nzareba ukuntu naza kubikora ego mana yanjye ikibanza cy'uruhinja se hehe yewe umusaza reka mbe nkuretse njye gutekera abana mayeri na nyiramwiza ndebe ko bwacya kabiri ngo ikikoreza zacikaga madamu yewe narindi kugusezeraho ndabona ijoro riguye reka njye gutekera mayeri na nyiramwiza yego nta kibazo sawa ijoro ryiza ngaho da baranyirukanye se mama